Hakenewe kubakwa ikiraro cy'amahoro kiva Imasisi kikerekeza Imurenge. Iki kiraro cy'amahoro no kuvuga ngo n'Umunyamasisi kumva ko adafite Umunyamurenge naho ashobora kugera mu iterambere rindi risanzwe. Umunyamurenge kumva ko adafite Umunyamasisi mu kibazo abagenda bagira cyangwa mu buryo bumwe n'ubundi nta buryo ashobora kugera kuco ashaka kugeraho, kubera ko biragaragara ko ndetse biranazwi ko leta ya Kongo igenda ikoresha abavandimwe mu kurimbura abandi, ugasanga abantu baheze mu rwego rwo kwiturana ibisa n'ibyo. Ubuzima bwo gukinishwa nk'abakinyi barimburana, ubu nibwo buzima bugenda bugaragara ku bavandimwe. Abavandimwe badahuje intego, abavandimwe badahuje icyerekezo, ariko abavandimwe bavukana, ndetse abavandimwe bahirwa n'umuhigi umwe. Kazi bakunzi ba Amateka TV, tubahaye ikaze uyu mugoroba mu gitaramo cy'amateka. Daudi Kreme Kroza, Amateka TV. Amateka TV tugenda dukora ku bitaramo by'amateka atandukanye, ariko uyu munsi rero tugenda tureba imibanire y'abavandimwe bisa naho badahuje intego. Umunyamurenge, Umunyamasisi, n'abavandimwe babiri, ndetse Kanyamurenge na Kanyamasisi n'abavandimwe bahuriye kuri byinshi, bahuriye ku buzima bwinshi butandukanye bw'amateka atandukanye mu gihugu cya Kongo. Turagenda tubikoraho, ariko bisa naho aba bavandimwe icyerekezo cyangwa imibanire y'abavandimwe isa naho igenda itubahirizwa cyangwa igenda itabyara inyungu z'umusaruro bitewe na politike z'igihugu cya Kongo, cyangwa imyumvire y'abanyekongo igenda isa naho iheza aba bavandimwe bombi, ugasanga ndetse baragenda bakoreshwa nk'abakinyi barimbagurana mu buryo bumwe n'ubundi. Nibyo tugenda tugaruka mu gitaramo cy'Imbaraga Amateka TV cy'uyu munsi. Abavandimwe rero badahuje intego ariko bahirwa n'umuhigi umwe, abo no Kanyamurenge na Kanyamasisi. Agace rero gakomokamo Abanyamasisi n'agace gakomokamo Abanyamurenge. Mbere yuko tutarinjira mu mibanire yabo, no duce tuzwi cyane muri Kongo, ndetse abanyekongo kubera imyumvire abanyepolitike bagiye bashira mu banyekongo, no duce tuzwiho amateka mabi mu buzima n'imyumvire n'ubwenge bw'abanyekongo bandi batandukanye, no duce abanyekongo bumva ko ari duce tuvamo dukomokamo abicanyi bitewe n'uburyo abanyekongo bagenda babishira ku mugaragaro. Ariko aba bavandimwe mu gufatana urunana kubaka imbaraga za kivandimwe bigasa naho bitareberwa hamwe, cyangwa uwabirebera kure ntabibonemo imbaraga za kivandimwe mu buryo bashobora kubyaza imbaraga zabo umusaruro. Ikindi kandi Abanyamasisi, Abanyamurenge n'abagabo bagiye bagaragara mu mateka y'igihugu cya Kongo, cyane cyane mu mbaraga za gisirikare ndetse n'abanyepolitiki batandukanye. Ariko wareba uduce aba bagabo cyangwa aya moko yombi akomokamo y'abavandimwe, ugasanga no duce tukiri inyuma y'amateka mu gihugu cya Kongo, kubera ko nta gihe leta ya Kongo cyangwa igihugu cya Kongo kigeze gigira ingamba mu guteza utwo duce imbere bitewe n'uburyo batwumva cyangwa n'uburyo batwishizemo mu buryo bumwe n'ubundi. Mu gitaramo cy'Imbaraga Amateka TV, Daudi ni ugenda ugaruka mu bitaramo nk'ibi by'amateka. Umunyamurenge, Umunyamasisi, aba bavandimwe bazahuzwa n'iki? Abavandimwe harabura iki ngo bubahirize imbaraga za kivandimwe?
cyangwa ubuvandimwe bwabo, kuvukana kwabo gufite icyerekezo, kuvukana kwabo kuratanga izihe mbaraga z'umusaruro mu bibazo usanga bagenda bagira mu gihugu cya Kongo. Ese amaherezo y'ubuvandimwe cyangwa kuvukana kw'abavandimwe Kanyamasisi na Kanyamurenge bifite ayahe maherezo mu gihugu cya Kongo? Icyambere rero hakenewe kubakwa ikiraro cy'amahoro kiva Imasisi kikerekeza Imurenge. Iki kiraro cy'amahoro no kuvuga ngo n'Umunyamasisi kumva ko adafite Umunyamurenge ntaho ashobora kugera mu iterambere rindi risanzwe. Umunyamurenge kumva ko adafite Umunyamasisi mu kibazo abagenda bagira cyangwa mu buryo bumwe n'ubundi nta buryo ashobora kugera ku cyo ashaka kugeraho, kubera ko biragaragara ko ndetse biranazwi ko leta ya Kongo igenda ikoresha abavandimwe mu kurimbura abandi, ugasanga abantu baheze mu rwego rwo kwiturana ibisa n'ibyo. Ubuzima bwo gukinishwa nk'abakinyi barimburana, ubu nibwo buzima bugenda bugaragara ku bavandimwe. Abavandimwe badahuje intego, abavandimwe badahuje icyerekezo, ariko abavandimwe bavukana ndetse abavandimwe bahirwa n'umuhigi umwe. Ese ubundi umukino wo kurimburana kw'abavandimwe abenshi bawibaza hano umukino bwoko kino mukino ukinwa n'abandi n'umukino ukoreshwa gutereka tubikoreho nabyo. Dawudi muri studio za Amateka TV mu gitaramo cy'amateka. Amateka TV igenda yibanda ku bitaramo by'amateka aya buzima butandukanye. Bamwe rero kumva ko urwego bagezeho mu bushobozi ndetse ubushobozi butandukanye bw'amafaranga ndetse n'icyubahiro butabemerera gusubira mu buzima bw'akajagari. Uwageze mu nzego zitandukanye rero akumva ko gusubira muri bwa buzima bw'akajagari, ubuzima bwo gushaka indi mibereho itandukanye. Izi ni impamvu zimwe na zimwe zigenda zituma abavandimwe badahuza icyerekezo. Ubu ni uburyo bumwe na bumwe butuma abavandimwe bamwe batwara bakibuka direksiyo yaho bagombye gushakira abandi cyangwa direksiyo yaho bavuye. Kugira ubushobozi, kugira icyubahiro runaka, gukomera mu buryo bumwe n'ubundi. Abavandimwe abo muhuje inkomoko bakirimo barindagira mu bihugu bitandukanye, ibihugu by'ubuhunzi, aho bahungiye mu bihugu bitandukanye. Burya icyubahiro kiba ni wewe ubukibona, ariko abandi ntago baba bakibona, kubera ko abakagombye tuma icyo cyubahiro kitanga umusaruro, cyangwa burya icyubahiro gifite inyungu cyangwa icyubahiro gifite agaciro n'icyubahiro uhabwa nabo mufitanye inkomoko, cyangwa icyubahiro cyemerwa nabo byibuze byitwa ko witangiye mu buryo bumwe n'ubundi. Tekereza wewe wicaye kuri iyo ntebe cyangwa urahatandukanye wiyita ko umunyacyubahiro, reba ababigizemo uruhare kugira ngo bigereho, baza uruhare, ibuka neza imibare y'abavandimwe babiguyemo kugira ngo ugere ku cyo witwa cyo uyu munsi. Ibaze neza abavandimwe baraye bakesheje ijoro biga ku buryo byibuze bagera ku gisubizo cy'umusaruro. Nicyo cyaguhesheje iyo ntebe wewe uyicayeho hatandukanye. Ariko abavandimwe kuba bari mu bihugu bitandukanye, bari ngorwa mu nkambi, mu buhunzi hatandukanye, ni ukuvuga ngo icyo cyubahiro rero kuri wewe ni icyubahiro, ariko ku bandi ni agasuzuguro, kubera ko icyakagombye kuba icyubahiro burya n'ubuzima bw'abavandimwe gusangira ubusa mu buzima nk'ubwo. Burya nibwo buzima burimo umugisha, burya nibwo buzima burimo ibyishimo. Naho ubuzima bwo kurinda ubusugire bw'icyubahiro abavandimwe barimo bicwa, barimo bangara, ubwo n'ubuzima bwo kurimbura abavandimwe. Urumurimbuzi urarimbura ubuzima bw'abavandimwe mu buryo bumwe n'ubundi. Tugomba kubaka ikiraro kiva Imasisi ikikerekeza Imurenge, ikiraro cy'amahoro, ikiraro kizura umuvukano w'abavandimwe mu buryo butandukanye cyangwa mu buryo bwihariye, mu rwego rwo gushakira umuti ikibazo. Umunyamurenge, Umunyamasisi, abavandimwe badahuje icyerekezo, badahuje imigambi, ariko bahirwa n'umuhigi umwe. Akenshi ubwicanyi bugenda bukorerwa Abanyamasisi n'Abanyamurenge birashoboka ko cyangwa biragaragara ko ari ubwicanyi bwa politike, kubera ko igihe Imasisi barwana no kuvuga ngo mu gace k'Imurenge hagomba kuba hatekanye, kandi abakoreshwa mu kuja kuhosha izo ntambara cyangwa mu kuja kuzihagarika, imbaraga leta ya Kongo igenda yifashisha imbaraga z'Abanyamurenge mu kuja kurwanya bene wabo cyangwa mu kuja kurimbura bene wabo. Imurenge haterwa imbaraga zindi leta
ibonamo ubushobozi bwo kwifashisha no gukoresha abanyamasisi mu kuja kurimbura bene wabo. Ubu ni uburyo, uyu ni umukino ugenda ukinishwa abavandimwe, umukino udafite igitego cy'ubutsinzi, ahubwo umukino ufite igitego cyo kurimbura abavandimwe bakazisanga bararimbutse ntawe ukibaho n'umwe. Ibi ni igitaramo twari twaje tuganiraho uyu munsi, igitaramo kivuga ngo abavandimwe badahuje icyerekezo, abavandimwe badahuje intego, ariko bahigwa n'umuhigi umwe, Umunyamasisi, Umunyamurenge. Igisubizo rero ku mahoro arambye muri utu turere twombi cyangwa utu duce dukomokamo abavandimwe twagiye tugaruka dukoraho, nuko abavandimwe bagomba kubanza gushaka inyungu z'ubuvandimwe, bakabanza gushakira hamwe inyungu z'ubuvandimwe mu rwego rwo gushaka amahoro arambye mu duce tugize iwabo, ndetse no kurema no gushaka ejo heza h'abaturage babo bakomeje kurindagira mu bihugu by'ubuhunzi, ibihugu bitandukanye. Amasisi, Minembwe n'uduce dukomokamo abanyembaraga nk'uko twatangiye tubivuga mu rwego rwa gisirikare cyangwa serivisi za gisirikare ndetse no mu nzego za politike, ariko abaturage barakomeza kugenda babangamirwa, bicwa uko bukeye n'uko bwije, ndetse imyaka yose bamaze muri Kongo abaturage babo nibo bagenda bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku ivanguramoko. No kuvuga ngo imbaraga z'abavandimwe ntago zigeze zitanga umusaruro, cyangwa ngo zishyire hamwe zishakire hamwe imbaraga z'umusaruro uhuza abavandimwe, ndetse ukaba watanga umusaruro uhoraho, umusaruro uhamye ku nyungu z'abandi bavandimwe cyangwa ku nyungu z'abandi bavandimwe bagenda bavuka uko bukeye n'uko bwije. Umunyamasisi, Umunyamurenge bagomba kubaka ikiraro kiva Imasisi kikagera mu Minembwe, ikiraro cy'ubuvandimwe cyangwa ikagera Imurenge, ikiraro cy'ubuvandimwe. Ikiraro ntabwo ari ukuvuga no kubaka bisanzwe, ahubwo no gupfundika imbaraga z'ubuvandimwe, ndetse abaturage bakumva ko Umunyamasisi, Umunyamurenge atamufite cyangwa Umunyamurenge adafite Umunyamasisi ntawe bashobora kugera mu buryo bumwe n'ubundi cyangwa mu buzima bw'imibereho isanzwe. Twari mu gitaramo cya Amateka TV, ibitaramo tugenda tugarukaho imigoroba itandukanye. Dawudi niwe mwari kumwe, reka tugane ku musozo. Uwiteka akomeze abarinde abadukurikirana kuva hatandukanye mu bihugu bitandukanye. Impamvu tugenda dukora kuri ibi biganiro nuko natwe dufite uburenganzira bwo kubaho, nuko natwe dufite kubaho cyo